Igitondo cyiza kuri mwese tugeze ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2025. Reka mbabwira ngo twese dushyira imbere gukiranuka. Tugiye gusoma igitabo cy'itangiriro igice cya 47 kigizwe n'imirongo 31. Yosefu ashyira Farawo se Yakobo. Umurongo wa mbere, Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo nibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Umurongo wa kabiri, muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Umurongo wa gatatu, Farawo abaza bene se wa Yosefu ati umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati bawe turi abashumba twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Umurongo wa kane, kandi babwira Farawo bati dusohokeye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani, none turakwinginze emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Umurongo wa gatanu, Farawo abwira Yosefu ati so na bene so baje iwawe. Umurongo wa gatandatu, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe ngo utuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi niba uzi muri bo barukunyu ubagire abatahira b'inka zanjye. Umurongo wa gatandatu, Yosefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Umurongo wa 8, Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Umurongo wa 9, Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Umurongo wa 10, Yakobo asabira Farawo umugisha maze amuva imbere. Yosefu atuza se na bene se abahaga kondo mu gihugu cya Egiputa aruta ahandi ubwiza mu gihugu cy'i Ramesesi uko Farawo yategetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Yosefu agura ibyo abanyegiputa bafite. 13, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi, bituma bo mu gihugu cya Egiputa nabo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. 14, Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha. Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. 15, ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati duhe ibyo kurya twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize. 16, Yosefu arabasubiza ati mutanga amatungo yanyu nanjye ndabaha ibyo kurya muhahishije amatungo niba mubuze ifeza. 17, bazanira Yosefu amatungo yabo. Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku matungo yabo yose. 18, uwo mwaka ushize mu mwaka wa kabiri bazaho ari baramubwira bati ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja, nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. 19, twapfira iki mu maso yawe twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kaba umwirare. 20, nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. 21, abantu arabimura ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi abashyira mu midugudu. 22, ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye, nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. 23, Yosefu abwira abantu ati dore uyu munsi baguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngize muzabibe ku butaka. 24, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 murima, ibice 4 bizajya biba ibyanyu ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu nabo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. 25, baramusubiza bati udukijije urupfu tukugirireho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. 26, Yosefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. 27, Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa mu gihugu cy'i Gosheni, baronkerayo ibintu barororoka bagwira cyane. Yakobo arahiza Yosefu yuko azamuhamba i Kanani.
umurongo wa 28 Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari muri Egiputa, nuko imyaka ya Yakobo yaramye yari 147. Iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. 29 igihe cyo gupfa kwa Isirayeli kiri bugufi, ahamagaza umwana we Yosefu aramubwira ati, niba nkugireyo umugisha ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye ungirire neza umbere umunyamurava, ndakwinginze ntuzampambe muri Egiputa. 30 ahubwo ninsinzirana na data na sogokuru zanjyane unkure muri Egiputa umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko untegetse. 31 aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira, Isirayeli yikubita ku musego yubamye. Iki cyari igice cya 47. Reka mbabwire ngo dushyire imbere gukiranuka gusa. Dusome Bibiliya. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.